amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nkuko rero mubimenyereye turagarutse ni ya channel yanyu ari nayo yacu Ladies TV Show 1 ryo basuhuza nkuko mubimenyereye ni Kwizera Chimene y'iryo mugisha ni mama mugisha twongereye kubaha ikaze kandi tunejejwe n'urukundo rwanyu mwatugaragarije nizimye mu magambo rero sindigiye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye nkuko mumaze kubimenyera reka nabatangira abibwira anabasuhuza murakoze muvandimwe ko mikaze kandi namwe murakoze cyane kongera kudukurikirana amazina ni Nyambo Sandrine mama mugisha mama Gift twongeye gushima Imana ko twongeye kubona kanye ko kugaruka twabasezeranyije ko tutazajya dutinda rwose kandi niko bimeze uyu munota rero turashima Imana kandi turabashimiye ko mwakomeje kutuba hafi ni kuri twarishimye twabonye comment zanyu twabonye share zanyu mbese ibintu ni byiza byatugaragarije urukundo ko muzakomeza kubana natwe rero natwe niyo mpamvu twahisemo kugaruka vuba nkuko twabibabwiye kugira ngo twongere tuganire nk'abamama nk'aba ladies kugira ngo dukomeze duhugurane nkuko twabibasezeranyije yego murakoze cyane ubwo rero tugiye kuganira hari ikiganiro twateguye ko turi buganire uyu munsi niyo twagira ngo tuvugeho turashaka kuganira iyo bavuze ihohotera rishingiye ku gitsina we wumva iki yego icyo ni ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye nk'abamama murabizi neza ko gahunda ya leta muri no minsi gahunda ya leta ifite gahunda turi mu bukangurambaga bw'iminsi 16 bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero niyo mpamvu twagarutse twaje ariyo teme twazanye kugira ngo tuyiganireho kandi murabizi neza ko ihohoterwa rirahari rirakorwa mu buryo bwose butandukanye niyo mpamvu turaha kugira ngo ntabwo tuzanye bishya ahubwo no kwibukiranya kugira ngo turwanye kandi dukumire burundu ihohoterwa rikorerwa rishingiye ku gitsina yego arakoze rero cyane Sandrine hari icyegeranyo twagerageje gukora ntabwo ari byinshi turiziho ariko turagira ngo tubiganireho hari ubumenyi bwe tubifiteho nawe hari ubwo ufite na mugenzi wanjye hari ubwo afite niyo mpamvu twavuze ngo tubiganireho ni iki twakora nk'abamama ngo dukumire ihohotera rishingiye ku gitsina yego akenshi ihohotera rishingiye ku gitsina rikunze kugendana n'iribera mu ngo yego ubundi ihohotera rishingiye ku gitsina ni iki muri rusange ihohotera rishingiye ku gitsina ni igikorwa cy'ubugome cyangwa cy'igitugu gikorerwa umuntu bitewe umuntu bishobora kuba umugore cyangwa umugabo igitsina gabo cyangwa igitsina gore yego witwaje icyo uri cyo imbaraga ufite kuri uwo muntu ububasha se cyangwa se n'ibindi byatuma wa muntu abangamira uburenganzira bwe ukamuhohotera buriya abantu benshi ntabwo bazi ihohoterwa hari abantu bakorerwa ihohoterwa ariko ntibasobanukirwe ko ari ryo mu by'ukuri icy'ingenzi banza umenye ngo ihohoterwa ni iki hari igihe uba mu buzima mu rugo ukaba ubamo uhohoterwa uri maltraité sibyo ariko utazi ko ari ihohoterwa mu by'ukuri sobanukirwa ihohoterwa ni iki ushobora kubana n'umuntu sibyo mukabana mu buzima bugoranye mutumvikana sibyo atakumva ataguha ibyo ukeneye nk'umuntu kandi wenda bifite hari igihe ashobora kuba ntabyo afite yego mu gihe atabifite nta kibazo ariko mu gihe abifite ntubone bwa burenganzira kuri bya bintu musangiye ibyo ni ihohotera rishingiye ku mitungo umugabo ashobora guhohoterwa umugore mu rugo ashobora guhohoterwa n'umwana urashobora guhohoterwa ushobora guhohotera umwana uri mama we urabizi cyane rwose ugasanga umwana hari uburenganzira umuvukije iryo rero naryo ni ihohotera urugero umwana abuze uburenganzira bwo kwiga uramuhohoteye wihohotera umwana turi hano nk'aba ladies kugira ngo tukubwire ngo mama menya ibyo ugombwa sibyo mu rugo rwawe kugira ngo ryahohoterwa direke kwinjira mu muryango nturikorerwe cyangwa nawe nturikore ureba ingaruka ziri mu miryango myinshi kubera ihohoterwa iyo riri mu muryango ryangiza urugo rwose
cyane rwose ihohoterwa ushobora kurikora uri umugabo ugahohotera uwo mwashakanye ariko nawe ubwawe bikugiraho ingaruka umudamu bikamugiraho ingaruka n'abana bikabagiraho ingaruka nta nubwo birangirira aho mu rugo gusa na sosiyete nyarwanda ni hahandi uzasanga umwana akurira muri famiye umugabo n'umugore birirwa barwana utakumva n'umunsi umwe bavuganye neza wa mwana rero azakura nta cyizere afitiye abagabo cyangwa abagore ajya kubwira hazemo depression yo kutumva atazashaka cyane rwose kuko ati nta mugabo wo kwizerwa ugihari ntawubaho ibyo rero urumva byangije umwana bifashe n'abandi bo hirya n'abandi akababona nk'inyamaswa akumva nta bumuntu nyine bugihari urumva bya bindi twakoreye mu ngo byatambutse byafashe no muri sosiyete hanze muri rusange urugero naguha nk'ubu ngubu hari inkuru iri gucicikana ku mbuga y'umudamu wahohotewe biza kurangira bimuviriyemo no gupfa wenda ndumva ari reka tureke presiza aho byabereye abajya ku mbuga nkoranyambaga barabizi umumama yimwe uburenganzira bwo kujya kwa muganga atwite biza kurangira abyariye mu rugo kubera imyumvire y'amadini umugabo afite idini abamo ngo ntibemerewe kujya hehe kwa muganga byaje kurangira wa mumama abyariye mu rugo urumva abyara abana babiri b'impanga biza kurangira apfuye ariko byara uri kumva atari ihohoterwa riteye ubwoba aho rero ikintu numvisemo nubwo twavuze ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ribera mu miryango wemera ko n'amadini hari amadini ari hakorera abayoboke babo ihohotera none se nimba bigisha kuvuga kwa muganga nikoze wa mugabo hari ubumenyi buke hari inyigisho mbi zivugishijwe yakuye muri rya torero biraza byafekta mu rugo umudamu kugeza ubwo biburiyemo ubuzima urumva n'abana bagiye kurerwa nk'imfubyi ise arafunzwe kubera ubujiji umumama we azize ihohoterwa pe arapfuye noneho babana bahohotewe kangana iki uri kumva abo bana basigaye he ni ikibazo banyarwandakazi mureke twirinde ihohoterwa dukumire pe dukumire bitaraba kuko iyo byabaye biba byabaye uzi ikibazo se uzi ikintu kiriho gituma ihohoterwa mu miryango ridacika twagiye twishyiramo ko ihohotera ari ugusambanya umuntu ku gahato nyine ukamukoresha kenshi iyo bavuze ihohotera abenshi bumva gufata ku ngufu ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo mahohotera yonyine nk'urwo rugero duhaye Sandrine urumva ko uwo mubyeyi yakorewe ihohotera n'abana barahohotewe bambuwe uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi bombi nabo barahohotewe deja ariko waruzi ko noneho ikintu rero kiriho kibitera abanyarwandakazi reka mbari twe mvuga dufite ikintu sinzi ukuntu nakita twishizemo ngo niko zubakwa nimvuga ndaba nsenya umuryango wanjye ninsenya s'urugo biragira ingaruka iwacu bazamvuga iki abaturanyi bazavuga iki ariko mu by'ukuri icyo kintu dukwiye kukirenga nk'uyu mubyeyi agisama yarabimenye arabizi ndagiye kura abizi reka tureke umutware we yamaze kwangizwa ariko nk'uyu mumama ntabwo nawe yarakwiye kwicara ngaterere kumva rero uwo mumama kuko inda akisama yarabizi kwezi kwa mbere kwa kabiri kugeza ku 9 nawe hari icyo wakora kuko niba umugabo ataramwemereye ko ajya no kwipimisha aho nawe gerageza wikunde utange n'amakuru ushobora no egeye ubona ibintu birimo ubuzima wanabihunguka cyane rwose ntabwo rero agomba kuryama mu nzu ngo umutware ntabwo yemeye ko njya kwa muganga sindi bujye ubwo bivuze ko atanyipimishije urumva umuntu ntiyemerewe kujya kwa muganga kubera imyumvire y'amadini kwa pastori bacu rwose ni mudufashe dufasha abantu imyumvire ibe mizima ako ni kamwe tuvuze ikindi irindi hohotera rijya riba rinahari cyane rikwiye kandi kuranduka ihohotera rishingiye nabyita ukajya dufata urugero nk'ubu nkaza kugusaba akazi ahubwo ni Sandrine muri kampani yawe wampayemo akazi twaguta akazi karahari ariko mbere yo kukaguha tubanza tugira ibyo dukora ni ukuri ryo ni ihohotera bireze ni nabyo cyane ikibazo abantu bamwe na bamwe ntibabimenya
ukumva ko nyine byari ngombwa ko mbanza kubonana na bosi kugira ngo mbone akazi. Ariko mu by'ukuri ni ubumenyi bwawe ugiye gutanga. Abana b'abakobwa mwabana mwe b'abakobwa murimo murahohoterwa ntabyo muzi. N'abasore cyane nimumenye ko iryo ari ihohoterwa muri gukorerwa, ni muryamagane. Nibiba ngombwa uwo muntu ukubwiye ibintu bitajyanye n'ibyo wagiye gukora, tanga amakuru kubera ko ibyo ngibyo ari hagukorera ejo azabikorera n'abandi. Wowe ushobora kutabyemera uyu munsi ariko undi uri inyuma akaza akabyemera. Tanga amakuru. Ahubwo ni hehe watanga ayo makuru? Ni ukuvuga ngo ayo makuru rero iyo wamaze kumenya ko uhohoterwa nyirizina cyangwa hari naho biriho si ngombwa ngo ubikorere, wajya mu nzego z'ibanze, wakwiyambaza umujyanama w'ubuzima, wakwiyambaza ndetse na polisi. Isange One Stop Center muyigane irabafasha. Umuntu wese uri guhohoterwa nayigane iramufasha kandi ikibazo cy'ihohoterwa tuzakira. Ariko ikindi birangire gusa birangire. Ikindi kuri ibyo ngibyo mushobora kwanza mukaganira nk'umuryango, mwanza mubiganireho n'ibyanga umuteze famiye n'ikimiryango iberaho. Nako nubona byanga ufata uwo mwanzuro Sandrine yarakubwiye. Turabashimiye rero nshuti zacu ko mwakomeje kudukurikirana kuri iki kiganiro. Nimukomeze mudukurikirane kandi mukore subscribe, mukore share and comment. Hanyuma comment muri bushireho tuzazigarukaho ubutaha kandi turabakunda cyane. No kuri ni karibu rwose tubaye ikaze mukomeze mudukurikirane. Mwakoze cyane kubana natwe. Hanyuma ntiwibagirwe gusiga utubwiye wowe ibyo tuvuzeho urabitekerezaho iki, ubibona ute, ese byaba byaragukoreweho cyangwa hari uzi wabikorewe? Twandikire muri comment. Murakoze kubana natwe.